mbere ya Kristo ndetse no mu gihe cye inyigisho zariyo zagaragazaga Imana uko itari. Iyobokamana ryari ry'imihango itabasha guhindura abayizeye. Mbere ya Kristo ndetse no mu gihe cye inyigisho zariyo zagaragazaga Imana uko itari. Iyobokamana ryari ry'imihango itabasha guhindura abayizeye. Kristo ati bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Abigishwa baramwegera baramubwira bati abafarisayo barakajwe no kumva aya magambo mwami. Abafarisayo barakajwe no kumva aya magambo mwami. arabasubiza ati igiti cyose data wo mwijuru adate kizarandurwa. Igiti cyose data wo mwijuru adate kizarandurwa. no muri iki gihe cya none riravugwa kandi henshi ariko amame ay'umwanzi yagabye w'ibitero. no muri iki gihe cya none riravugwa kandi henshi ariko amame ay'umwanzi yagabye w'ibitero. hakenewe abavuga vuga ukuri ukwiranye igihe turimo bazahagarara mu isi bubaka nka Nehemiya. hakenewe abavuga vuga ukuri ukwiranye igihe turimo bazahagarara mu isi bubaka nka Nehemiya. n'ukuri kuzira imigenzo n'ibitekerezo by'umuntu kugizwe n'iri jambo ngo uku ni ko Uwiteka avuga. n'ukuri kuzira imigenzo n'ibitekerezo by'umuntu kugizwe n'iri jambo ngo uku ni ko Uwiteka avuga. Satani aza kurwanya nyuriye hose mu madini mu isi kugwa kunyuranya nibyo bari bamenyereye. Satani aza kurwanya nyuriye hose mu madini mu isi kugwa kunyuranya nibyo bari bamenyereye. ariko shimwa mwamuhoraho kuko mu bihe byose utajya uba utagira abaguhamya. ariko shimwa mwamuhoraho kuko mu bihe byose utajya uba utagira abaguhamya. Kukuri kuzira imigenzo n'ibitekerezo by'umuntu kugizwe n'iri jambo ngo uku ni ko Uwiteka avuga. n'ukuri kuzira imigenzo n'ibitekerezo by'umuntu kugizwe n'iri jambo ngo uku ni ko Uwiteka avuga.